iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Vari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Mana ushimwe ko wongeye kuduha amahirwe yo kongera kureba umucyo ndetse no kuba turi kumva ijambo ryawe muri iki gitondo. Inshuti mukunzi uteze amatwi, ndagushuje cyane kandi nkwifurije ikaze muri gahunda yacu, muri iri somo ryacu ry'uyu munsi mu ishuri ryacu ry'ubwenge. Uyu munsi tugiye kureba ku ngingo ivuga ngo abanyabyaha cyangwa se abagome cyangwa ba bantu Bibiliya ivuga b'abanyarugomo. Mbese Bibiliya ibavugaho amazina menshi. Aba bantu ni abantu nabo igitabo cy'imigani kitwigishaho ukuri kwinshi, kandi aba ni abantu b'inkozi z'ibibi bafite imyitwarire mibi, kandi amaherezo yabo nayo Bibiliya irayavuga, ivuga n'ibibaranga, ndetse Bibiliya itwigisha n'uko dukwiriye kubitwaraho. Reka rero turebe icyo ijambo ry'Imana ribavugaho uyu munsi wa none. Turi buze gusoma ibyanditswe byinshi bitandukanye, ariko mu by'ukuri turi buze kuba turi kureba uburyo dukwiriye kubitwaraho, uburyo dukwiriye kubitwaraho, n'ibyo dukwiriye kubamenyaho abo ari bo, uko dukwiye kubitwaraho, n'ibyo dukwiriye kwirinda kuri bo. Ariko by'umwihariko uyu munsi ndagira ngo turebe imyitwarire n'uburyo abo bantu babaho, imyitwarire ndetse n'uburyo abo bantu b'abanyabyaha babaho. Icya mbere ndagira ngo turebe mu migani igice cyaho cya 2. Nk'uko nabibabwiye, turasoma ibyanditswe byinshi tureba kwa aba bantu, nawe kandi ugenzura ureba niba koko ibi ngibi bibaranga cyangwa si imyitwarire yabo nawe ikuranga, ari iba mu buzima bwawe. Nusanga ari byo, wari ukwiriye kwitonda ukisuzuma kandi ugahindukira. Imigani 2:13 kugeza ku wa 15, Bibiliya irambwira ngo nibo bareka inzira zitunganye. Aba ni babandi babi cyangwa se aba bantu bavuga iby'ubugoryi, ngo nibo bareka inzira zitunganye bakagendera mu nzira z'umwijima. Urumva, icya mbere bareka inzira zitunganye, icya kabiri bagendera mu nzira z'umwijima, banezezwa no gukora ibibi. 14, banezezwa no gukora ibibi kandi bakishimira ubugoryi bw'abanyabyaha. Bagendera mu nzira zigoramye bakaba ibigande mu migenzereze yabo. Aba bantu rero bakunda kugendera ahantu h'umwijima. Ngira ngo wabyumvise ibyo Bibiliya ibavugaho hano. Aba bantu ntabwo wari ukwiriye kuba umwe muri bo. Imigani igice cya 12 umurongo waho wa 26, Bibiliya iratubwira ngo umukiranutsi ayobora umuturanyi we, ariko inzira y'abanyabyaha irabayobya. 21 umurongo waho wa 7, Imigani 21 umurongo waho wa 7, Bibiliya iratubwira ngo urugomo rw'abanyabyaha ruzabahitana kuko banga gukora ibitunganye. Donc bikundira kugendera mu mwijima, bagira urugomo, kandi urwo rugomo Bibiliya itubwiye yuko ruzabahitana. Bakunda gukora ibibi. Aba bantu Bibiliya iri kutubwira ko bahari. Cya kabiri, ntibabona ko bazagwa cyangwa se ko iherezo ryabo ribarindiriye imbere gato. Ntago babibona. Imigani igice cya 4 umurongo wa 19, Bibiliya iratubwira ngo
inzira y'abanyabyaha ni nk'umwijima, ntibazi ikibasatira. Donc ntibabona ko bazagwa, ntibabona ko bazarimbuka, ntibabona ko nta musingi uhamye bahagazeho. Bo barishuka bakibwira yuko ibyo barimo nta kibazo, kandi nk'uko twabibonye ubushize, Bibiliya itwereka neza yuko abanyabyaha bazarimbuka. Icya gatatu, bakora ikibi uko babonye uburyo. Mbese mu yandi magambo, ntabwo bigera bakwepa ikibi, ahubwo uko babonye uburyo ni lazima bakore ibibi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, kuko ibi ni ikintu twese dukwiriye gutekerezaho kandi twese dukwiriye kwibazaho. Ntihagire umuntu uba ari kumva ngo avuge ngo aha buriya bari kuvuga abandi, ntabwo jyewe ndimo. Oya nshuti yanjye, wari ukwiriye kwigenzura ukareba nawe niba koko iki kintu kitakugaragaraho, ukaba ukora ibibi igihe cyose ubonye uburyo bwo kubikora. Ni kangahe se ubeshya? Ni kangahe se mu mutima wawe ukora ubusambanyi? Tekereza neza. Ni kangahe se mu mutima wawe wiba? Ngo niba wifuje kwiba uribye, niba wifuje kwica urishe, niba wifuje gusambana urasambanya. Ni kangahe twebwe dushobora kuvuga ngo ntabwo dukora ibibi iyo tubonye uburyo? Imigani igice cya 6 umurongo wa 12, ndagira ngo tuharebe Imigani igice cya 6 umurongo waho wa 12. Bibiliya irambwira ngo umuntu w'ikiburaburyo, umuntu w'inkozi y'ibibi, niwe ugendana umunwa ugoreka, akicirana amaso, akavugisha ibirenge, agacisha amarenga intoki ze. Umutima we urimo ubugoryi, ahorana imigambi yo gukora ibibi, akabiba ibiteranya. 12, igice cya 12 umurongo waho wa 10. Imigani igice cya 12 umurongo waho wa 10. Bibiliya irambwira ngo, Imigani igice cya 12 umurongo waho wa 10, umukiranutsi yita ku matungo ye, ariko imbabazi z'umunyabyaha ni umwaga. Uyu murongo ndagira ngo uwufate mu mutwe, utawufatiyemo ko ari nk'indirimbo nziza, ahubwo nuko uku nguko ari ukuri. Imbabazi z'umunyabyaha ni umwaga. Uyu murongo nigeze kuwusoma, unyibutsa umuntu yewe uri no mu nzego z'ubuyobozi, nigeze kujya kwaka serivisi ntiyayima, hanyuma muhamagaye ngira ngo agire ibyo ansobanurira, nabwo aranshihura. Mbese narebajije se ikibazo ni ikihe? Ko ntamututse, ko ntamugiriye nabi, anshihura kubera iki koko? Ariko Bibiliya ibyo ivuga ni ukuri. Imbabazi z'umunyabyaha ni umwaga. Umwaga, umururumba, kumva umuntu atishimye, kumva yashihurana, mbese akaba nta buryohe buri mu magambo avuga, n'uburyo yavugamo, ndetse n'uburyo agaragara mu maso. Nta buryohe namba burimo, ni umwaga gusa, ni umushiha. Umukiranutsi yita ku matungo ye, ariko imbabazi z'umunyabyaha ni umwaga. Donc ababi cyangwa se abanyabyaha bakora ibibi uko babonye uburyo. Icya gatatu cyangwa se icya kane, uburyo bwe bwose bwo kuvuga buragoramye. Imigani igice cya 10 umurongo wa 32. Uburyo bwe bwo kuvuga buragoramye. Bibiliya iratubwira hano ngo umunwa w'umukiranutsi uzi ibishimwa, ariko akanwa k'umunyabyaha kavuga iby'ubugoryi. Akanwa k'umunyabyaha kavuga iby'ubugoryi. Imigani 12 umurongo waho wa 6, Bibiliya iratubwira ngo amagambo umunyabyaha avuga nayo kubikira kuvusha abantu amaraso. Amagambo umunyabyaha avuga nayo kubikira kuvusha abantu amaraso, ariko akanwa k'utunganye kazabarokora. Mu yandi magambo, umunyabyaha ahora
nubwo wakumva asa nk'uvuga neza, ushobora kumva asa nk'uvuga neza, ushobora kumva asa nk'ushaka kugufasha, ushobora kumva asa nk'umuntu rwose ushaka kukugirira neza, ariko niba mu mutima we adatunganye, niba mu mutima we ari umuntu mubi, menya neza yuko arimo kugutega umutego, arimo aragira ngo akugushe mu gico. Imigani 15 umurongo waho 28, Bibiliya irambwira ngo, Imigani 15 umurongo waho wa 28, Bibiliya irambwira ngo umutima w'umukiranutsi utekereza icyo ari busubize, ariko akanwa k'umunyabyaha gasesagura amagambo. Gasesagura amagambo. Icya gatanu, ibitekerezo bye ni ibizira. Ni ibizira. Hari abantu batekereza ibizira kuva kuwa mbere kugeza kuwa mbere. Ibizira se ni ibiki? Ni bya bintu Imana yanga, ni bya bintu bitera Imana kumva ishaka kuruka, biyitera isesemi muri makeya. Ibyo ni ibizira. Nyamara hari abantu bazi yuko ibyo ngibyo ngo ari byo bikwiriye kubabera ibinezeza. Imana idufashe kandi Imana tugirire neza. Imigani 15 umurongo waho wa 26, Bibiliya irambwira ngo imigambi mibi ni ikizira kuwiteka, ariko amagambo anezeza aramutunganira. Imigani 29 umurongo waho wa 7, Bibiliya irambwira ngo umukiranutsi azi urubanza rw'abakene, ariko umunyabyaha nta bwenge afite bwo kurumenya. Ibitekerezo by'umunyabyaha, ibitekerezo by'uyu muntu mubi, ni ibitekerezo twavuga ko ari ibizira. Cya gatandatu, ashobora kwangizwa n'impano cyangwa se impongano. Imigani 17 umurongo waho wa 23, Bibiliya irambwira ngo umunyabyaha yakirira impongano zihishwe mu kwaha. Ngira ngo niyo mpamvu hari bita ruswa bitugukwaha. Uyimuhaye akumva nta kantu afite mu kwaha, ntago yakwizera ko hari icyo abonye. Bibiliya iratubwira ngo umunyabyaha yakirira impongano zihishwe mu kwaha kugira ngo agoreke inzira z'imanza. Kugira ngo agoreke inzira z'imanza. Uyu ni umunyabyaha. Uyu ni umuntu ufite umutima udatunganye. Ariko se uyu muntu w'umunyabyaha, uyu muntu tubonye muri iyi mirongo yose dusomye, ndagira ngo ugenzure aho ntiyaba ari wowe. Niba ari wowe rwose ihane pe. Uyu muntu we tusomye muri ibi byanditswe, turabona ko amaso ye, ibirenge bye, amahirwe abona mu buzima yose, umunwa we, impamvu zimutera gukora ibyo akora, akazi akora, ibitekerezo bye, amatwi ye, ndetse no mu maso ye, byose ni ibikoresho by'icyaha. Ntitukishuke, ahubwo tube abanyabwenge. Yeremiya igice cya 7, ndagira ngo dusubikire ahangaha. Yeremiya igice cya 7 umurongo waho wa 9. Yeremiya igice cyaho cya 7 umurongo waho wa 9, Bibiliya iratubwira aya magambo ngo mbese mwakwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukosereza abari imibavu, mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza kumpagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye, mukavuga muti turakijijwe. Ariko ari ukugira ngo mubone gukora ibyo bizira byose. Ntukishuke, ahubwo ube umunyabwenge. Imana ninegurizwa izuru, ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi.
Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi.